Nshuti muvandimwe, ndagushuhuje wowe ukurikiranye iyi channel Imari TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Nkuko rero twiyemeje kubagezaho serivisi nziza, uyu munsi turi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Hari inzu nziza iri ahantu heza, quartier nziza, kandi inzu yubatse neza mu buryo bugezweho. Ifite umwanya munini, ubuso bungana na 320. Ni inzu rero umuntu wese yakwifuza guturamo, kuri wowe ufite ubwo buryo. Rero urabona uburyo yubatse hano, ni muri salo. Inzu irageretse, ifite ibyumba 5, sorry nako ifite ibyumba 6, ikagira salo na saramanje. Saramanje urayibona ko yubatse neza rwose. Ni inzu nawe wabona ukishimira kwituramo. Aha ni muri salo na saramanje. Iruhande urabona cuisine nayo yubatse mu buryo bugezweho. Cuisine nziza yubatse neza cyane rwose pe. Ni karibu rero, ni karibu witegereze iyi video yose uko iri. Nushima waduhamagara kuri 0788 58 10 76, maze tubikugezeho bihayire. Urakoze cyane, ariko kandi nagusaba kugira ngo ugireho umugisha ukanda subscribe, maze ugakanda ku nzogera, kuri iriya nzogera, ukajya uba uwa mbere mu kubona video tukugezaho za buri munsi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Shalom.